Iyi ni Hot News ikomeje gutega amatwi. Icyo tugushishikariza ni ugukanda subscribe kugira ngo ibikorwa bya Hot News bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Nk'iki gihe turimo nk'abanyarwanda kidasanzwe cyo kwibuka inzirakarengane zapfuye zizize jenoside yakorewe abatutsi 1994 nk'abandi banyarwanda muri rusange, twese tukaba dukomeje kwibuka zino nzirakarengane. Makuru rero Hot News igiye kukugezaho kano kanya, twavuga ko harimo abantu benshi baje gutangazwa n'igikorwa cyaje gukorwa n'umunyarwandakazi usanzwe uzwi hano mu gihugu cyane, dore ko yagiye agaragara mu bikorwa mbere na mbere twavuga ko bitari byiza cyane. Ingabire Victoire nawe yaba yifatanyije n'abantu mu kwibuka inzirakarengane zazize jenoside, dore ko nawe yagiye abitangaza ku rukuta rwiwe rwa Twitter. Akaba yanditse agira ati tariki 7 z'ukwa 4 2023, kimwe n'ahandi hose hirya no hino ku isi, umudugudu w'amajyambere. Uwo mudugudu w'amajyambere akaba ariwo abarizwamo hano mu Rwanda mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera. Twabibutsa ko ari naho atuye. Akaba yakomeje avuga ati nk'uko bisanzwe hano hose ku isi, umudugudu w'amajyambere, umurenge wa Remera, twibutse ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje kandi avuga ati twibuke twiyubaka, twongera imbaraga mu isanamitima y'abanyarwanda, dushyire hamwe mu gusigasira ibyagezweho, twubake ejo hazaza. Twavuga ko ukurikije nk'abantu bagiye bamukurikira kuri Twitter, dore ko harimo abantu benshi bagiye bamubaza bitangaje cyane. Aha twavuga ko harimo n'abagiye bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye cyane, dore ko harimo n'abazwi hano mu gihugu, ariko akaba atigeze abitindaho se cyangwa ngo abashe kubasubiza. Mu bamushubije kandi harimo Munyakazi Sadati, waje gutungurwa n'amagambo uyu Ingabire Victoire yaje gutangaza, dore ko mu butumwa uyu Munyakazi Sadati yaje gushyira kuri Twitter yagize ati ndikanze, uyu ni Victoire cyangwa ndimo gusoma nabi? Ese warahindutse? Imana ishimwe pe. Iyi message yinyeretse ko imyaka umaze mu Rwanda hari byinshi umaze kubohokamo, n'ubundi nta mpamvu yo guheranwa cyangwa kwarikwamo na Sekibi. Twavuga ko Munyakazi Sadati yakomeje amushimira ku ntambwe yaba yarateye, dore ko yakomeje avuga ati gusa nagerageje kuzimanganya ifoto yawe ngo ndebe niba koko wari uhari. Nakubonye pe, wari uhari, wari wambaye n'agakufi ni byiza, gusa sinabashije kubona intoki zawe ngo menye niba utari ufite bangiya ebyiri. Nizere ko nabyo wabiretse rwose, nta kiza mu kugoreka amateka. Twabibutsa ko ibingibi byaje nyuma yaho uyu mudamu mu minsi yagiye ishira, ngira ngo abagiye bakurikirana amateka yose cyangwa ibiganiro byiwe, akaba ari umwe wagendaga ugaragarwaho n'ipfobya rya jenoside, cyane mu magambo yagiye atangaza. Ngira ngo bamwe baranabizi ko yaje kubifungirwa akaza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mu bandi bagiye bamusubiza, bagiye bandika kuri ubu butumwa bwa Ingabire Victoire, yanditse ngo
Ntimukangwe muri icyo kinyoma. Twavuga ko hari bamwe bagiye bamusubiza ariko nawe akaba atigeze agira n'icyo avugaho, dore ko mu bamushubije se cyangwa bamwandikiye mesaje akaba nta muntu n'umwe yigize yandikira se cyangwa ngo amusubize, dore ko baje kumutwitinga ari benshi cyane. Mu yandi makuru rero agezweho hano kuri Hot News TV, twabibutsa ko hano mu gihugu nk'uko dukomeje ibikorwa byo kwibuka inzirakarengane zapfuye 1994 zijije jenoside yakorewe abatutsi, urugaga rwa PSFC cyangwa urugaga rw'abikorera mu ntara y'Uburasirazuba rukaba rwaje gufata mugongo cyangwa kuremera abacitse ku icumu, aho rwaje kuboroza inka, dore ko rwabahaye inka zigera mu 100, ndetse bakaba bakomeje banatangaza yuko izi nka uko ari 100 atari nk'ijana gusa batanze, dore ko bavuga ko hari n'izindi nka zizatangwa, dore ko icyunamo cyangwa se kwibuka biba icyumweru ariko bigakomeza kugeza ku minsi 100. Mw'iyo minsi 100 akaba aribwo bahagarariye urugaga rw'abikorera mu ntara y'Iburasirazuba bazagenda baha inka bano baturage bo mu Burasirazuba. Twavuga ko ari igikorwa cyabaye kuno munsi ku itariki ya 9, aho cyabangirijwe n'urugendo bava mu mujyi wa Kayonza berekeza ku rwibutso ruri hano mu karere ka Kayonza. Uhagarariye PSF yavuze yuko bashishikajwe no kugenda baziba icyuho cy'abikorera ba mbere ya jenoside, dore ko harimo benshi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, bityo rero bakaba ngo bagomba kugenda nabo bafatanya n'abandi cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange mu kubaka igihugu cyacu, banagerageza kuba bakwegera abo bacitse ku icumu bakagenda babaremera. Mu nka zatanzwe rero hakaba buri muturage wese wahawe inka akaba yaje gufata inka ihaka. Dusoza amakuru yacu, reka tugushimire wowe wari uri kumwe natwe. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News ajya kugeraho umunsi ku munsi. Tunakwibutsa ko wowe waba ufite YouTube channel yarakunaniye ko twagufasha mu buryo bwo kuyikuzamurira mu gihe gitoya, we icyo usaba ni ugukanda